Reka nguhe ikaze nanone. Ntabwo bizwi niba turi mu minsi ya nyuma cyangwa se niba ari ibihe bidasanzwe mu bwoko bw'Imana, ariko ni ibibazo mu matorero. Muri ADEPR hari hamaze iminsi hari amahoro, abantu bakavuga bati noneho itorero ryacu rimeze neza. Abo n'abarisengeramo, abo ku ruhande nabo bakavuga bati noneho muri ririya torero bamaze kabiri nta nduru, nta rusaku, nta makimbirane, nta mwiryane n'ibindi. Bati Imana yakoze ibikomeye. Ariko muri ADEPR ntabwo bwikera kabiri, ya bombori igarutse noneho ari umuriro bizanagorana kuzimya. Nguhaye ikaze muri iyi nkuru wowe unkurikiye, nkwibutsa gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru yacu mu ba mbere. Nitwe uyu ni wo muyoboro wa mbere ubonaho amakuru yizewe, ni wo muyoboro wa mbere utagira ibihuha. Kanda subscribe rero ubone amakuru, by'umwihariko abo mu idini rya ADEPR, mu itorero rya ADEPR mbahaye ikaze. Mwongere mumenye ibirimo kuvugwa, mwongere mumenye ibibazo bivutse noneho n'ibihe. Imitungo, ibintu bitandukanye bijyanye n'ubutunzi nibyo benshi bapfa, ariko kuri iyi nshuro ngiye kukubwira noneho imvururu zivutse n'izihe, zishingiye kuki? Ese hari icyizere noneho ko ADEPR izongera kuba ADEPR mwese mwamenye? Nguhaye ikaze muri iyi nkuru, nizera ko wamaze gukanda subscribe. Imyaka yari ibaye ibiri muri ADEPR hasa n'aharimo agahenge. Ni nyuma y'intugunda zaranze iri torero ry'abanyamwuka, zihereye mu bushorishori bwaho riyoborerwa, mu bayobozi bakuru, mu bikomerezwa by'iri torero. Ku itariki ya 8 Ukwakira 2022 nibwo itorero ryashyizwe mu biganza bishya. Intebe y'icyubahiro yicarwaho na Pasiteri Ndayizeye Isaïe, ahabwa inshingano zikomeye zo kugorora iri torero ryari rimaze kuzamo amakorosi cyangwa se kugorama ku buryo bwo hejuru. Uyu yasimbuye Revera Karuranga Ephraim, wavanyweho n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Murabyibuka mwese ko ibibazo bitari ibyo gukemuka, leta idashyizemo ikiganza, aribwo RGB yahagurutse ijya guhosha imvururu, amakimbirane, intugunda n'ibindi bibi byari byarokamye ADEPR. Nyuma yo kunanirwa gukemura uruhuri rw'ibibazo byari hagati y'abayobozi, bikanototera abanyetorero, bibateza umwuka mubi, nibwo RGB yabyinjiyemo. Pasiteri Ndayizeye yayoboye inzibacyuho y'amezi 12 mbere y'uko ahabwa manda yo kuyobora abakristo ba ADEPR basaga 2 miliyoni ndetse n'ibihumbi 800. Mu mwaka we wa mbere, hari muri 2022, ADEPR yakoze ibikorwa byatwaye arenga miliyari 40 z'amafaranga y'u Rwanda, bigamije guhindura imibereho y'abanyetorero n'abanyarwanda muri rusange. Ibi byanajyanye no kuvuguta umuti usharira w'impinduka zakozwe mu nzego zitandukanye. Abaruriwe cyane kuri icyo cyemezo cyafashwe muri Nyakanga 2021 ni abapasiteri, abavugabutumwa, abadiyakoni, abashoferi n'abandi babuze imirimo. Imibare ihari ni uko abapasiteri barenga 1500 bambuwe inshingano, umushahara wabo urahagarikwa, ariko ntibakumirwa ku muhamagaro wabo wa gipasiteri cyangwa se w'ivugabutumwa, nko kubwiriza, gushyingira no kubatiza.
aba batakaje imirimo bagerageje kuzamura ijwi ryabo ritabaza, ariko bageraho baracogora, ntibongera kumvikana mu itangazamakuru. Inkuru zabo zumvikaniraga muri bya biganiro bikurikira amateraniro cyangwa se twa tunama two mu bwihisho. Akabaye icwende ni koga rero. Gusa nubwo ako muri ADEPR kogejwe, ariko banza akawa mugani w'abanyarwanda, umunuko wako utaragiye kure, cyangwa se bimwe bavuga ngo niyo kogejwe ntigacya, niyo gakeye umunuko wako ntushira. Kuva Pasiteri Ndayizeye Isaïe yafata inshyimbo yo kuyobora ADEPR cyangwa se inkoni y'icyuma yahawe, ku ngoma ye y'amabaruwa acicikana hagati y'abayobozi yabaye make, nanyuze mu kayunguruzo yabaga adafite ibyo yangiza. Umuriro w'amagambo wongeye kwaka mu bapasiteri ba ADEPR nyuma y'uko bamwe basabwe ibisobanuro ku mpamvu zo guta akazi no guhagarikwa ku nshingano za gishumba kubera amakosa bashinjwa. Ibi byatangiye muri Mutarama 2023 ubwo Revera Karangwa John, uyu wabaye umuvugizi wungirije wa ADEPR kuri biro nyobozi ya Revera Karuranga, akaba yaravanyweho. Uyu rero ubwo yasubiraga muri Uganda nibwo ibintu byongeye kuzamba. Uyu mbere yo guhabwa inshingano yayoboraga itorero rya ADEPR Uganda. Asubiyeyo yatangiye kuvuga ko yoherejwe n'itorero ADEPR ry'u Rwanda, ndetse agaragara mu nsengero yigisha, anatanga ibiganiro bitandukanye. Abakurikiranira hafi iby'amadini ku mbuga nkoranyambaga babonye amashusho acicikana agaragaza Revera Karangwa muri ibyo bikorwa. Aho muri Uganda itorero ryaho risa n'iryacitsemo ibice bitatu bikomeye, birimo ikiyobowe na Pasiteri Rwanyamuzira Godefre usa n'uwemewe na ADEPR y'i Kigali, icya kabiri kiyobowe na Rugerinyange John n'icya Revera Karangwa John. Uwatanze amakuru yavuze ko Rwanyamuzira uyobora ADEPR Uganda ari we ufite umujyi wa Kampala yirukanyemo ba Karangwa ku buryo badashobora no kuhasengera. Ati reka ntiyanahakandagira, gusa afite aho akorera mu nkambi ya Nakivale. Yavuze ko Revera Karangwa yagiye muri Uganda abwira abo ahasanze ko aje kubahuza kugira ngo n'umubano wa ADEPR y'u Rwanda na Uganda wongere ukomeze umere neza. Yagaragaje ko babanje kumuha ikaze, ariko baza kubonamo urunturuntu bituma bandika bamwirukana, bamusabye inyandiko zamwohereje arazibura. Ku itariki 20 Kamena nibwo ADEPR yandikiye Revera Karangwa ibaruwa imusaba ibisobanuro mu nyandiko z'impamvu ataboneka mu kazi. Karangwa yoherejwe mu itorero rya ADEPR Kamashashi muri paruwasi ya Kicukiro, aho yakomereje umuhamagaro nka pasiteri udafite inshingano z'ubuyobozi. Iyi baruwa igira iti: dushingiye ku nzandiko zitandukanye zaturutse muri ADEPR Uganda zigaragaza ko witabira inama nk'umuyobozi w'itorero ukanashyirwa mu nshingano zitandukanye, ugusabye ibisobanuro. Iyi baruwa yashyizweho umukono na Pasiteri Ndayizeye uyobora ADEPR, isaba Revera Karangwa gutanga ibisobanuro bitarenze amasaha 48 ku kuba yaragiye mu kindi gihugu nta ruhushya no kuba yitabira ibikorwa by'itorero kandi ataroherejwe n'ubuyobozi. Nyuma y'iminsi 2 ku itariki 22 Kamena, Revera Karangwa yahise asubiza ko atigeze ajya mu bikorwa bya gishumba by'ivugabutumwa cyangwa ngo ahabwe inshingano ngo yange kuzikora. Yagaragaje ko kuva muri 2021
yakumiriwe ku kuyobora amateraniro, gutanga igaburo, kubatiza, kwigisha ijambo ry'Imana, gusezeranya ndetse ntatumirwe mu nama za paruwase n'iz'indembo. Yakomeje amwibutsa ati murabizi ko ari mwe mwatanze ayo mabwiriza muyaha abashumba bayoboye amaparuwase n'amatorero. Yamubwiye ko ibirimo raporo yatanzwe n'ururembo rwa Kigali atari ukuri, kuko umushumba atigeze amushaka ngo amubure cyangwa ngo amuhamagare kuri telefone yange kuyitaba. Ati inzandiko zituruka muri Uganda muri ADEPR ntazo nzi, n'uwaba yarazanditse simuzi, n'ubuyobozi bwazanditse simbuzi, ibyo ntabwo ari ukuri. Yibukije ko ibyo yanditse mu ibaruwa isaba uruhushya rwo kujya muri Uganda byari bigamije kumenyesha aho ajya gushakira ibitunga urugo. Ati kuba naragiye sinjyana rekomandasiyo y'umushumba mukuru sinari nzi ko ari ikibazo, kuko sinari ngiye mu ibwirizabutumwa, nari ngiye guhahira umuryango wanjye. Kubera iyo mpamvu menye ko ari ngombwa, ubutaha nzaza gusaba rekomandasiyo, nzasubirayo nyitwaye. Revera Karangwa yavuze ko aramutse ashatse gushinga itorero cyangwa idini yabimenyesha, kandi ko ibyo ntabyo yakoze. Nyuma y'ibyo rero, abandi bapasiteri butsi nabi ubuyobozi bwa ADEPR. Ku itariki 21 Nyakanga 2023, ADEPR yandikiye abapasiteri batandukanye ibambura inshingano za gishumba. Abanyujijweho akanyafu biganjemo abari muri komite yiswe ko irwanya akarengane n'iyicwa ry'amategeko muri ADEPR, iyobowe n'abantu 6, ariko ikaba irimo abandi birukanywe mu nshingano, bamwe bakajyana itorero mu nkiko kubera kwirukanwa binyuranije n'amategeko. Yari iyobowe na Pasiteri Kalisa Jean Marie Vianney, Visi Perezida wayo ni Pasiteri Hakizimana Jean Baptiste, mu gihe umwanditsi yari Pasiteri Rusatsi Jean. Amabaruwa arimo ihagarika Pasiteri Ntakirutimana Theoneste wabaye umuyobozi w'ururembo rwa ADEPR muri Uganda, na Revera Ndikubwimana Godefre wasengeraga muri paruwasi ya Remera. Ntakirutimana yandikiwe ibaruwa abwirwa ko kuwa 17 Ukwakira umwaka ushize yasabwe ibisobanuro kuko yagaragaye mu nama irwanya ubuyobozi bw'itorero ADEPR. Iyi baruwa igira iti tubabajwe no kukumenyesha ko wambuwe inshingano za gishumba kubera ibyaha n'amakosa akomeye wakoze ku rwego rwa gishumba uhereye umunsi wakiriyeho iyi baruwa. Mu gusubiza nawe yakoresheje imvugo ikaze asa n'uwumvisha Pasiteri Ndayizeye uyobora ADEPR ko yakoze ibidakwiye kandi nawe atari shyashya. Harabagira ati ndakumenyesha ko nta nshingano wampaye, bityo rero nta bubasha ufite bwo kuzinyambura, kandi ibyo washingiyeho byose ari wowe bireba cyangwa se ari wowe ubikora. Yakomeje avuga ko azakomeza kuba umushumba kugeza igihe uwamuhamagariye uwo murimo azabishakira. Ati nshingiye ku bubasha mpabwa n'uwampamagariye uyu murimo wa gishumba, ukaba waremereye ikizira kwinjira ahera, ndaguciye. Uzakomeza kuyobora uri igicibwa kugeza igihe Uwiteka azashyiriraho ugusimbura, uzatunganya neza umurimo we. Ntakirutimana yasabye Pasiteri Ndayizeye no guhagarika itotezwa n'iyicarubozo akomeza kumukorera yitwaje kuba umuyobozi w'itorero asengeramo, n'ibindi bikorwa byose amukorera agamije kumuvutsa umudendezo n'uburenganzira bwe nk'umunyarwanda.
Revera Ndikubwimana Godefroid wabaye umushumba wungirije w'ururembo rw'iburasirazuba muri 2018 ku bwa Revera Karuranga Ephraim ku itariki 31 Nyakanga uyu mwaka nibwo nawe yanditse asaba ubuyobozi bwa ADEPR kwisubiraho ku cyemezo yafatiwe. Ati nshingiye ko nabatsinze mu rubanza naburanye na ADEPR kubera impamvu zo kwirukanwa binyuranije n'amategeko, nshingiye ko nta nshingano kuva mwajyaho itorero ryampaye usibye guterana, ndasanga nta nshingano mwampaye ngo mube mwazinyambura. Biriya bireba abakozi mukoresha. Ati bityo ndabasaba gusubira ku cyemezo mwafashe kuko icyaha mwandeze atari icyaha ukurikije ibisobanuro by'icyaha, n'icyo mushingiraho munshinja kurwanya ubuyobozi nta bimenyetso bidashidikanywaho mufite. Yavuze ko iby'ubuyobozi bw'itorero bwamukoreye byaba bishingiye ku bubasha bw'umushumba mukuru bwo kumufatira imyanzuro gusa, ariko nabyo ngo binyuranije n'amahame n'amategeko itorero n'igihugu bigenderaho. Aba bapasiteri bahagaritswe basigaranye inshingano nk'abanyetorero cyangwa abakristo basanzwe. Umusesenguzi ukurikiranira hafi by'ubuzima bwa ADEPR yabwiye itangazamakuru ko aba bapasiteri kuri ubu bameze nk'uko waba uri umusirikare bakakwambura amapeti. Ubu babambuye inshingano, si no kubagira abakristo, ni ukubatenga. Yagaragaje ko ibibazo biri muri ADEPR bikeneye agacaca ko kubicocaguriramo kugira ngo hahuzwe impande zirebana nabi. Ati bari bakwiye gushaka ikintu kijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge kuko iyi mirwano ntaho yazahagararira. Burya wabuza amaninda gupfufunuka mu butaka ukayahoma, ariko ntiwafunga isoko burundu. Abahamagawe bo ntabwo bazabacecekesha ngo bikunde. Yavuze ko igiteye inkeke ari uko bazajya bagenda bakora ibyo bishakire, hanyuma icyasha gishyirwe kuri ADEPR kandi idashobora kubigenzura. Mbibutsa ko ADEPR ari itorero rimaze imyaka 83, aho rifite insengero zirenga 3,100 hirya no hino mu gihugu. Rifite amashami muri Uganda no ku mugabane w'Uburayi mu bihugu bitandukanye. Ngayo nguko rero hari n'amakuru avuga ko muri ADEPR burya ikibyica cyose ari ibijyanye n'amacakubiri ndetse n'amoko, ku buryo hagenda hacikamo ibice abadahuje ubwoko bagashwana. Nubwo uwo mwotsi uhari, nubwo uwo muriro uhari, umwotsi ukaba utarajya hanze, ariko ubwo nibyo bitangiye. Nuko muri ADEPR bimeze rero, habuzemo ubumwe n'ubwiyunge, ndetse bamwe bakavuga ko RDB ntacyo yashoboye. Bisaba ko umukuru w'igihugu azahamagaza abakuru muri iri torero akabicaza, nk'uko yakebuye abandi bayobozi batandukanye barimo abagiye mu by'abakono n'ibindi.